byose ni nyagasani wenyine ubikoze. Shaka kuvuga byinshi ariko sinabimara, ijambo rimwe gusa warakoze mana we. Prince wenyine ubikoze. Shaka kuvuga byinshi ariko sinabimara, ijambo rimwe gusa warakoze mana we. I thank you papa, thank you, ibyo uhora unkorera Yesu nzamuha icyubahiro. Thank you papa, thank you, imirimo yawe mwami irenze uko nayivuga. Niyo mpamvu ngushimira Yesu, nshuti nziza wampaye amahoro ndetse n'ibyishimo. Niyo mpamvu ngushimira Yesu, nshuti nziza wampaye amahoro ndetse n'ibyishimo. Oh my wedding day, ibyishimo mfite byose ni nyagasani wenyine ubikoze. Shaka kuvuga byinshi ariko sinabimara, ijambo rimwe gusa warakoze mana we. Oh my wedding day, ibyishimo mfite byose ni nyagasani wenyine ubikoze. Shaka kuvuga byinshi ariko sinabimara, ijambo rimwe gusa warakoze mana we. Prince kubwira umuntu kumukunda hari aho bisa nkaho ari ukuzingira cyangwa gushekera. Twigeze kwicara twari mu bintu icyo gihe nari umunyeshuri, haza umuvugabutumwa nta n'isubizo kumuvuga kuko se mukiza sinzi ko twari turi muri famiye y'abantu, tukomeza kuvuga hejuru y'ibice. Imodoka ya mbere yanjye zirigata imbonera amashyi. Imodoka ya kabiri itwara abagenzi yanjye zirigata imbonera amashyi. Ndimo ndabona abantu hano basa neza, bambaye neza. Umuntu ufite amaboko yiwe kandi yakomeye. Reka mbere y'uko dukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, birasa nk'ibigora kubwira abantu kuko ndababona nk'abatarabona ubwabo baregeranye, ariko ntibarimo bareba. Hariho n'abakirimo za supanete. Supanete murayizi, kera twita mu musegetera. Abantu bashingiye mu muri musegetera ni bakeya. Reka rero Museveni arebe umuntu bari kumwe kandi kumureba neza no kutwigurura yabona agakora ikintu gituma tumenya yuko bahuye.
bene buriya ari namara esa nabona ari we arakora ikintu gituma tumenya yuko nahuye kuvoma kwiba by'amazi niwe Yesu umusoro w'aya masezerano niwe vuga sishidikanya yagiziza amarenya Is it the one? He's not. Oh, he's not. yewe Seveniric uhisemo wose kare ko mbere umugabo w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo usezeranije ko uzagukunda uzakubaha kandi ntubahishe muri byose turwaye cyangwa turi bazima dukenye cyangwa dukize ndemeza ko tuzabana akaramata ko nta kizadutandukanya kinubatse Imana bifashe kuzasoza indege amashyi menshi kuri Museveni kandi uvuge cyane Museveni yatwigishije ewe wasekariye uhisemo wanditse Seveniric umbere umugabo w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo usezeranije ko nzagukunda ko nzakubaha kandi nkubahishe muri byose turwaye cyangwa turi bazima dukennye cyangwa dukize ndemeza ko tuzabana akaramata ko nta kizadutandukanya kimunitseho Imana imufashe kuzasohoza iyi ndege dukomere Imana amashyi ku bwa kare Santos Sida Santos uhisemo Bunamara Esther umugore umugore w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo usezeranije kuzagukunda ko nzakubaha kandi nkubahishe muri byose turwaye cyangwa turi bazima dukennye cyangwa dukize ndemeza ko tuzabana akaramata ko nta kizadutandukanya kimunitseho Imana ibimfashemo kuzasoza iyi ndahiro byiza rwose Esther uzamurijwe nawe akuriye wabonye Karine yabwiye bakomere Imana amashyi ubwabo Mutazina Santos mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nzagukunda nk'uko nabikubwiye nzakomeza gukunda ukunde Imana izabifashe Esther ndabizi ko umuririmbyi ariko waba ushobora guhitamo kumureba gusa ntugire icyo uvuga ko wabuze yuko ntacyo wavuze
yerekeye Museveni n'uwasikanye ngo mpamvu na Museveni yishimye sindani y'ibyo ari gukora mfite amatsiko yewe Museveni wambitse impeta izabe ari impeta ikimenyetso ko watoranyijwe mu bakobwa bose ukaba wiswe ari umugabo umukunzi n'isi yose nzi kuzenguruka Wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ukwizera ko uzagukunda uzakubaha akubera umuryango ndetse no kubahisha abandi. uyu mwana yajyanye na mama w'ubukwe bataha ubukwe bwa mbere abona abageni yongera kujya mu bwa kabiri abona abageni agiye ku munsi wa gatatu atashe ubukwe bwa gatatu yongera kubona abageni bageze mu nzira yabikira mu muhanda ndetse mama kubera iki abageni bose baza bambaye imyenda y'umweru nyina buri kintu asubiza urimo kuba wabishimye umwana aratuje baragenda hahise umwanya ngo aramuhindukira mbese buriya abahungu ko bambaye imikara ntibaba bishimye murabona yuko bano nubwo bambaye ibintu by'imikara bishimye dukomere Imana amashyi cyane bishimiye umunsi wabo mwiza umunsi wabo w'ubukwe nyuma yo kuvuga ariya magambo hari ahantu basinya hariya nibarangiza gusinya kuzi zitumye nongera kuvoma iriba ry'abashinge imbaraga zawe imbaraga zawe Uwiteka Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma
reka mbere gushumba karangwa mikrofone tuwe mu isengesho. Imana Mana yo kwizerwa, Mana ikiranuka, uciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe tugushima icyubahiro n'ikuzo twabonye uyu munsi mu miryango yacu, kandi tugushima ko mwami databuja amasezerano maze gusinya uyu munsi azaba amasezerano azazirika mu gihe cy'ubuzima bwabo bwose, kugira ngo databuja ingo zabo zaba ingo zubatse kuri wowe, kandi zibe ingo ziri imbuto zikwiriye kugira ngo n'abandi bose baturanye nabo, ariko cyane cyane bo ubwabo kuko twasanze ari bo baturanyi bagiye kubana mu byiza n'ibikomeye. Reka ubuzima bwabo mwami buri wese azabonemo ibyishimo, kandi azabone ubuhamya bushya kugira ngo databuja abagiye kubakomokaho bazaba umugisha ku gihugu cy'u Rwanda, umugisha ku isi yose, umugisha mu miryango, umugisha mu itorero, kugira ngo mwami igihe cyose bazahore bagushima kuko uri Imana igira neza. Twasanze kandi ko bishoboka ko ibibazo nabyo bitabura, ariko no muri ibyo bibazo mwami uzaba Imana yabo, kandi bacire inzira yo gusohoka muri byo, kugira ngo igihe cyose urwo rukundo twigishwa uyu munsi rubarerwe imbuto, haba mu byiza haba mu bikomeye, ndetse databuja no mu byago kuko nabyo ni igice cy'ubuzima bwacu. Ngaho bana natwe kandi Mana izi mbuto zishinganishije amaraso yawe, kuko izubatse kuri wowe tubazo tuzi neza yuko zizakomera kandi zikwiriye imbuto zikwiriye zose. Icyubahiro kw'ibitaro n'iteka ryose. Mana nkuru, Mana nziza, wabamenye kera, wabahuje kera, imfatiro zitarabaho, wamenye uyu munsi, wamenye n'iminsi yose izakurikira uyu nguyu, wamenye umugisha wo kuvugira mu miryango bavukiyemo, wo gukura aho bakuriye, wo guhabwa uburere bahawe kugeza none. Wamenye mwami ko ari umunsi buri muntu wese azahura na mugenzi we bakaganira ubwabo, ibiganiro byabo bakabisangiza imiryango, n'imiryango bagatera intambwe bagakurikiza ibyo amategeko asaba bifuje kubana, bagatera intambwe bakaza mu nzu yawe wamya isezerano y'akaramata y'urukundo ruhoraho, y'urukundo rutagashuka, yo kugira ikirenge cya Kristo, yo kubana databuja kuzuzanya kuko ijambo ryawe rivuga buri muntu yari akeneye mugenzi we ufasha umukwiriye. Buri muntu wese yahuye nawe utwara yifuzaga, buri muntu wese wabahuje muri bo. Uyu munsi mwami twishimiye ubuhamya kwabo, ubuhamya kw'imiryango, ubuhamya bwiza twumvise, amagambo meza babwiranye mwami, amagambo azakurirwa n'ibikorwa bya buri munsi, bigaragaza yuko batavuze shatse kubera yuko basabwe kuvuga, ahubwo imitima yabo yuzuye urukundo bazasangira ubuzima bwose. Urugo mwami twongeye kuwushyira mu biganza byawe, wowe wafashije Aburahamu na Sara bakabana bagasazana bakabona urugero rwiza. Umwanditsi mu gitabo cya Petero akavuga ngo Sara yitaga Aburahamu umutware we. Mwami wanjye wemere n'abangaba buri muntu abari umutware, buri muntu abari umufasha, kandi urugo utavogerwa. Turasaba umugisha w'ubutunzi n'amatungo, umugisha w'inshuti nziza n'imiryango migari, umugisha ukomeye w'urubyaro wowe nyine utanga, umugisha w'amahoro atavogerwa. Bakore mu mwuka, babuke mu miryango, babera abandi umugisha.
tugukomeye amashyi menshi tumushima. Umugisha wa Aburahamu, umugisha wa Isaka, umugisha wa Yakobo bane namwe. Reka muhaguruke, dukomere Imana amashyi cyane. Imana ishobora byose, imbere y'abahamya benshi barimo abashumba, ababyeyi, inshuti n'abavandimwe, ndahamya neza ko Museveni Eric ari umugabo wa se Karine, ko Imana yahuje atagomba kuba ikintu kibatandukanye. Imbere y'inshira impano n'itoro ryabageneye, kiganza cyawe uhaza famiye Museveni Eric na Uwase Karine, diplome yanyu yo ku munsi wa kiganza cyawe abane bubake umuryango bamugisha
ukomeze kubagirira neza tugushimira imirimo yose ikorera aha amasezerano yabo twakiriye aho uyu munsi Mana bakoze tugusabye gukomeza kubana natwe muri gahunda zikurikira ukomeze ubane natwe aho tujya hatandukanye aho dukomeza ibintu byacu ukomeze twiyereke kugeza tubishoje ariko kandi ubuzima bwacu bukomerezaho buracyari mu biganza byawe ukomeze buyoborwe nawe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu amen. Murakoze cyane reka dusabe iki badufashe hanyuma reka dusabe iterambere ryose twahaguruka ariko muri hangana umubiri wacu bakomerezeho
si rimwe si kabiri ungirira neza ndi umuhamya w'imirimo yawe iyo uvuze biraba niyo mpamvu ngushimira Yesu